Nshuti muvandimwe wowe ukunda ijambo ry'Imana, wowe n'ubundi dukunze kubana muri ino gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana no kumva icyo Imana itwifuzaho, nongeye kugusuhuza nkwifuriza amahoro n'imigisha Yesu Kristo atanga. Nk'uko rero dusanzwe tubimenyereye, hari hashize iminsi tutaganira ku ijambo ry'Imana, ariko Imana irabitwemereye. Kandi nk'uko nyine mwari mubizi, hari insanganyamatsiko twari twatangiye yari ifite umutwe ugira ngo isi mu marembera. Ntabwo iyo nsanganyamatsiko twari twahereye ko tuyikomeza kubw'impamvu z'ijuru, ariko Imana yemeye ko iyo nsanganyamatsiko twongera kuyisukura. Muzi yuko kuri iyo nsanganyamatsiko twari twizeye icyigisho kimwe gusa. Icyigisho cyavugaga ngo uko bucya bukira amaherezo azaba yahe. Muri icyo cyigisho twari turimo tumeze nk'abantu bari kwibaza ikibazo ngo mbese ko ibintu bihora, ko abantu bavuga ko ibintu bihora uko byahoze. Abantu benshi cyane baravuga bati n'ubundi isezerano ryo kuza kwe ntaryo tubona, kubera yuko uko byahoze niko bihora. N'ubundi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri abantu baravuze ngo Kristo azaza kandi ntiyaza. Kandi ibyo bintu byanaba mu cya 894 mu gihe cya Mireri, bityo abantu bagakomeza bafata igihe cyo kuza kwa Yesu Kristo bakacyegeza inyuma, kugeza ubwo abantu Yesu Kristo azarinda agaruka kandi akaza abatunguye, cyane ko ijambo ry'Imana rinagaragaza yuko azatungura abantu nk'uko umujura atungura nyir'urugo. Ibyo bintu rero byatumye twibaza ikibazo ku cyiciro cya mbere. Turavuga tuti mbese ubundi ko bucya bukira amaherezo azaba yahe. Hari isomo twasomye riboneka muri Yesaya cya 21 ku murongo wa 11, ahari amagambo avuga ngo harimo kumpamagara Isirayeli ati wa murinzi w'ijoro rigeze he, wa murinzi we ijoro rigeze he. Iri somo twabonye neza yuko igihe twumva aya magambo buri muntu wese akwiriye kwibaza ikibazo. Aba bantu bari Isirayeli ni abantu bagira ngo n'abari mu banyamahanga cyangwa se abari mu matoro y'i Babuloni, batazi umucyo uheranije w'ijambo ry'Imana, batazi neza umuburo Imana igomba guhereza abantu muri iki gihe, ndetse n'icyo bagomba gukora kugira ngo bitegure kugaruka kwa Yesu Kristo ugiye kuza vuba cyane bidatinze. Rero aba bantu bari Isirayeli muri ayo matorero, ndetse tudakuyemo n'abantu bari mu itorero ry'Imana ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, ariko nabo bameze nk'abari mu iroro ry'ibitotsi. Abo bantu bose bameze nk'abari gutakamba cyane. Ijwi ryabo turamutse tugize amatwi y'umwuka twaryumva ririmo ritubwira ati mbese ijoro rigeze hehe. Ariko umurinzi ngo hari ikintu akwiriye gusubiza, kandi umurinzi ni umuntu wese uzi yuko Imana ifite ukuri yamubikije. Urugero rwose kwaba kuriho, akwiriye guhaguruka maze agasubiza ijwi rivuga riti 12, umurinzi arasubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire, bugiye gucya kandi bwongere bwire. Iki nicyo kintu dukwiriye kubaza umuntu uri Isirayeli, dukwiriye gusubiza umuntu uri Isirayeli. Dukwiriye kumubwira yuko bugiye gucya, kandi twabonye yuko ubu ngubu rwose turi mu gitondo cy'ubutumwa bwiza. Ubu ngubu umucyo w'ijambo ry'Imana ubasha kubwirizwa ahantu hose. Ubu ngubu inzira ziracyafunguye, nubwo bwose mu buryo bumwe zigenda zifunga, hari imiryango ubutumwa bwiza bwanyuragamo irushaho kugenda ifungana. Ariko ndagira mbabwire ko na n'iyi saha inzira zimwe ziracyafunguye. Turi mu gitondo cy'ubutumwa bwiza kandi burabasha kumurika, abantu bakabasha kumva ubutumwa bwiza bigashoboka. Ariko dukwiriye kubabwira yuko aka gahe kagiye kugira iherezo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo umurinzi aramusubiza ati bugiye gucya, burakeye kandi bwongere bwire. Nubwo bwose ijambo ry'Imana rivugwa muri iyi minsi, kandi umucyo w'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bukagera ku bantu bakabasha kubwumva, ariko ndagira mbabwire yuko isi igiye kwinjira mu gihe aho inzira zose abavugabutumwa banyuragamo bavuga ubutumwa zizafungwa, maze inzira zikagabanuka cyane, kandi isi igaca umwijima mu buryo budasanzwe. Noneho amagambo akurikira aravuga ati nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Igihe cyo kubaza icyo umuntu agomba kubaza ni iki ngiki, kandi igihe cyo kubwira abantu icyo umuntu agomba kubabwira ni iki ngiki. Hari abantu benshi cyane ubu batari gukoresha amahirwe Imana yatanze, bakaba bibereye mu iroro ry'ibitotsi. Kandi abo bantu ngo ni abategereje, ngo ni abantu Imana yaragije ukuri gukomeye cyane, ni abantu Imana yahaye ubutumwa buheruka, ariko ngo bari mu iroro ry'ibitotsi.
nigeze nsoma amagambo mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku ipaji 114 aho umuja w'Imana yanditse amagambo akomeye cyane aravuga ngo neretswe basigaye batiteguye ibyenda kuba ku isi ubupfapfa bumeze nk'ibitotsi nibwo bwabereye mu bitekerezo by'abantu b'ingenzi nta nubwo ngo bari abantu bamwe basanzwe ngo bari abantu b'ingenzi bavuga ko bafite ubutumwa buheruka. Umuja w'Imana akomeje avuga ngo ingabo z'abamarayika babizira bagose ngo bajarajaze intekerezo zabo mu bintu bidafite umumaro ngo ziteshwe ku mwiteguro ukeneye muri iki gihe bashukike vuba. Bakomeza bavuga amagambo akomeye cyane ngo nabonye yuko abakomeza isabato bakwiriye gupfa ku narike. Ndagira mbabwire yuko abantu benshi cyane ngo b'ingenzi bavuga yuko bafite ubutumwa buheruka ngo bari mu iroro ry'ibitotsi ngo ubupfapfa bumeze nk'ibitotsi ngo nibwo bwibereye mu bitekerezo byabo ntabwo tuzi umurimo dukwiriye gukora tumeze nk'abantu tutazi isaha tugezemo ariko ndagira mbabwire yuko bugiye gucya niko ijambo ry'Imana rivuga kandi ubuhanuzi burasohoye neza burakeye ariko burakeye ariko bugiye kwira nshuti muvandimwe. None rero we murinzi we muntu wese uzi yuko Imana yakuragije umucyo we muntu wese urwego waba uriho uzi yuko uri mu mugabane w'ubwoko bw'Imana ufite ideni ryo kubwiriza ubutumwa bwiza muri iyi saha ya nyuma ukabwira abantu barise yiri ibintu bigiye kuba kandi niyo mpamvu muri kano kanya tugiye kwiga icyisho cya kabiri kivuga ngo ndumva imirindi y'itegeko ry'icyumweru. Bagushima Imana yacu yishyize mu biganza byawe tukakuraritse kuzibane nawe iyo ugiye kuvuga unyihangemo kandi uyobore abagiye kumva iki cyigisho bose ukorana imitima yabo abazacyumva uzagendeye imitima yabo amagambo tugiye kuganira azabatere gushaka umwiteguro ukwiriye mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo urusheho kukwitegura umeze kudufasha twizeye ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu amen. Ndumva imirindi y'itegeko ry'icyumweru nicyo cyigisho tugiye kuganira muri kano kanya. Mbese mu by'ukuri iyi mirindi waba uyibona? Mbese mu by'ukuri ibikuzengurutse ibimenyetso urimo kubonesha amaso yawe n'ibyo wiyumvira n'amatwi yawe ibyo wisomera mu binyamakuru ibyo bintu mu by'ukuri hari imirindi y'itegeko ry'icyumweru waba uri kumvamo? Mbese ibi bintu waba uri kubitekerezaho? Mbese ibi bintu byaba biri kugutera gufata umwanzuro? Tugiye kureba n'ikigo kivuga ngo ndumva imirindi y'itegeko ry'icyumweru. Sinzi niba iyi mirindi uri kuyumva nshuti muvandimwe ariko ndagira nkubwire yuko iyi mirindi nge ndayumva yuko itegeko ry'icyumweru rije kandi ibyo bintu bikwiriye gutuma turushaho kugira umwiteguro ukwiriye. Ndumva imirindi y'itegeko ry'icyumweru. Igitabo cy'ibyandikwa byo mu minsi y'imperuka ni agasuri ka 443 hari amagambo avuga ngo harimo benshi bumva baguwe neza bagisinziriye nk'uko byahoze baravuga bati niba ubuhanuzi bwaravuze itangazwa ry'itegeko ry'agahato kukuruka ku cyumweru nta kabuza iryo tegeko rizashyirwaho maze bagera kuri uwo mwanzuro bakiyicarira bategereje mu mutuzo icyo cyaduka bakihumuriza bibwira ko Imana izarinda ubwoko bwayo mu gihe cy'akarengane ariko Imana ntizadukiza niba nta mwete tugizeho wo gusohoza inshingano yaduhaye. 444 nk'abarinzi bakiranuka dukwiriye kubona akaga kadusatiriye maze tugatanga umuburo kugira ngo abagabo n'abagore badahera mu bujiji kandi nibamenye ukuri bahindura inyifato. Agasuri ka 17 igitabo cyo byatwaje mu minsi y'imperuka hari amagambo avuga ngo abishyira munsi y'ubugenzuzi bw'Imana kugira ngo bayoborwe kandi batwarwe nayo bazasobanukirwa n'uruhererekane rw'ibimenyetso rufite gahunda ihoraho yateganije ikanategeka uko bizakurikirana. Abantu bose bishyira munsi y'ubugenzuzi bw'Imana bakaba amaso basenga ibitekerezo byabo bikerekezwa ku Mana barushaho kwibaza ko kirigiye iminsi bagaca akabogi ijambo ry'Imana bibaza ku by'iyi minsi bashingiye ku bimenyetso barimo babona. Mwuka w'Imana azabagenderera
kandi azabasobanurira iby'ibihe bagezemo kandi azababwira n'icyo bakwiriye gukora. Kandi ubwo nibasobanukirwa yuko isaha igeze bagomba kurangurura bagatanga umuburo mu buryo busobanutse. Bagomba gutanga umuburo mu buryo busobanutse kandi bakavuza impanda. Nkunda amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, Hoseya cya 14 umurongo waho wa 10. Ndifuza kugusomera amagambo nshuti muvandimwe kugira ngo abantu mu by'ukuri barusheho gukanguka kandi bakora icyo Uwiteka yifuza ko bakora mu gihe nk'iki ngiki. Igihe cyo guceceka ubu cyarashize, ubu iki ni igihe cyo kuvuga nk'uko umugorozi bita Martin Luther yigeze kubivuga. Martin Luther mu gihe cy'ubugorozi, igihe itorero Kiliziya Gatolika ry'i Roma ryari ryarahagurukiye kurwanya ukuri, Martin Luther ashoboye na Mwuka w'Imana yaravuze ati iki si igihe cyo guceceka ahubwo ni igihe cyo kuvuga. Arangije aravuga ati nimureke ibitekerezo bihanganye bibere nk'ibitsimbanye, ukuri kujya ahagaragara, umwijima nawo urushaho gututumba, buri ruhande rwose rwigaragaza imbere y'amaso y'abantu, maze abantu bashyirwa amahirwe imbere yo kugira uruhande bahitamo. Abantu benshi cyane ntibazi ibigiye kuba, niyo mpamvu ubu butumwa bukwiriye kuvugwa mu ijwi rirenga. Hoseya 14 umurongo wa 10 amagambo avuga ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo. None rero nshuti muvandimwe, ndashaka ko kwihuta cyane kugira ngo kuko turebe icyigisho imirindi y'itegeko ry'icyumweru. Iyo turebye mu gitabo cya Danieli, ndifuza ko tujyana mu gitabo cya Danieli kugira ngo turebe iby'aya magambo. Danieli cyo cya 8 niho tugiye guhera. Iyo turebye mu cya 8 cya Danieli tubona ubuhanuzi bukomeye cyane, ariko ubwo buhanuzi bwari buje bukurikiye ubundi buhanuzi bwari bwabanje muri Danieli cyo cya 7. Danieli cyo cya 8 ku murongo wa mbere hari amagambo avuga ngo mu mwaka wa 3 umwami Berushazari ari ku ngoma, ngewe Danieli neretswe ibikurikira ibyo neretswe ubwa mbere. None n'iki Danieli yareretswe ku nshuro ya mbere? Danieli yari yagizwe iyerekwa muri Danieli cyo cya 7, aho yeretswe inyamaswa, imiyaga ituruka hejuru ikagwa mu nyanja, maze muri iyo nyanja hagera kwavamo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko. Inyamaswa imwe yasaga n'intare, ya kabiri yasaga n'indubu, ya gatatu yasaga n'ingwe, kandi inyamaswa ya karindwi yari inyamaswa iteye ubwoba, yaconshomeraga ibintu byose ikabimenagura, ibisigaye ikabisibangisha amajanja yayo. Iyo nyamaswa ya karindwi yari inyamaswa nyine kuko iteye ubwoba, ifite amahembe 10. Mu gice cya 8 rero Danieli yongeye kugira irindi yerekwa ngo ryaje rikurikiye iyerekwa rya mbere ryo maze kubabwira. Muri iri yerekwa yabonye imfizi y'intama, maze aza kubona ikurikiwe n'isekurume y'ihene. Isekurume y'ihene isimba imfizi y'intama, imaze kuyitsimba iyo mfizi y'intama yikubita hasi, nuko ya sekurume y'ihene ngo yari ifite ihembe rirerire hagati y'amaso yayo, ariko iryo hembe ngo riza kuvunika mu kingo cy'iryo hembe hamera amahembe anerekeye ibirere 4 by'ijuru. Maze ku ihembe rimwe muri ayo mahembe ntihaza gushamika kandi gahembe gato. Ku murongo wa 10 baravuga ngo umurongo wa 9 kuri rimwe muri ayo mahembe hashamika agahembe gato karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. 10 rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rinabisiribanga. 11 nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingaba, rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. 12 izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro iby'ukuri ribijugunya hasi, rikajya ribasha ibyo rigambiye. Iyi mfizi y'intama iyashushanyaga ubwami bwa Medi n'Abaperesi. nimureba ku murongo wa 20 igice cya 8 tubona yuko marayika yaje kubisobanura. Danieli aramubwira ati ya mfizi y'intama wabonye ishushanya y'amahembe 2, bishushanya ubwami bw'Umedi n'Ubuperesi, kandi isekurume y'ihene wabonye ifite ihembe rirerire hagati y'amaso yayo bivuga ubwami bw'Ubugiriki. Iryo hembe rirerire risobanura umwami w'Ubugiriki wa mbere ariwe Alexandre Rugara, ariko kandi amahembe 4 yameze rya hembe rimaze kuvunika yerekeye ibirere 4 by'ijuru yashushanyaga abajenerali 4 bigabanyije igihugu cy'Ubugiriki igihe umwami wa mbere wabo Alexandre Rugara yari amaze gupfa.
nuko ku murongo wa 9 hari amagambo avuga ngo kuri rimwe muri ayo mahembe ane hashamika agahembe gato karakura kerekeye ikusi iburasirazuba ndetse n'igihugu gifite ubwiza. Aka gahembe gato gashushanya Roma, ariko Roma mu migabane yayo yose. Hari Roma ya Kristo ndetse na Roma ya gipagani. Roma ya gipagani ni Roma yayoborwaga n'abakayizari. Roma ya gikristo ni Roma yatangiye iyoborwa n'abapapa. Rero aka gahembe gato kakuze kerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza gashushanya ubwami bwa Roma, ariko mu migabane yabwo yose. Kuba kari kerekeye ikusi iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza, biriya byerekezo bigaragaza uburyo ni ibihugu Roma, iryo bwami bwa Roma bwigaruriraga isi, bwagiye bwerekezamo, bwagiye butsinda kugira ngo bwigarurire ubutegetsi bw'isi yose. Aka gahembe gato ku murongo wa 10 tukabona kaje mu wundi mugabane, ubundi ku murongo wa 9 baba bari kuvuga barimo bavuga ku murongo wa 10 plito ku murongo wa 9 barimo bavuga ibya Roma mpagani, ariko guhera ku murongo wa 10 ugakomeza baba batangiye kuza muri Roma ya gikristo, aho ku murongo wa 11 bavuga bati iryo hembe ryiresheshe n'umugaba w'ingaba rimukure igitambo gihoraho. Iyo rero ni Roma y'ubupapa yatangiye kwigiranya na Yesu Kristo, aho papa basha kuvuga yuko ari uhagarariye Yesu Kristo hano ku isi. Icyo kintu nagira mbabwire ko ari ikintu gikomeye cyane. Danieli igihe marayika yazaga kumusobanura, ndashaka ko tujya aho nshaka ko twerekera naho ngaho ngiye kubabwira. Igihe Danieli marayika yazaga kumusobanurira iby'izi nzozi, ndifuza ko mwumva amagambo yavuze asobanura iby'aka gahembe gato kiresheje n'umugaba w'ingabo kakireshya na Yesu Kristo, ibyo kuri byose kakabijugunya hasi. Ubu ni ubupapa bwafashe iby'ukuri hari n'amategeko y'Imana, kubera ko muri Zaburi 119 umurongo w'142 hari amagambo avuga ngo gukiranuka kwawe ni ugukiranuka kw'iteka ryose, kandi amategeko yawe ni ukuri. Iby'ukuri kabijugunya hasi, ibindi by'ukuri kashyize hasi ni igitambo cya Yesu Kristo. Kubera yuko kigiranyije na Yesu Kristo, papa avuga yuko ari mu cyimbo cya Kristo isi abasha kubabarira ibyaha by'abantu, yarigereranyije. Ubona muri Yohani 14 umurongo wa 3 amagambo avuga ngo nije nzira ukuri n'ubugingo. Yesu Kristo ni ukuri, amategeko y'Imana ni ukuri, kandi ibindi by'ukuri kajugunye hasi ni ijambo ry'Imana, aho Roma ubwayo yivugira ko ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigiranya n'imigenzo y'idini, ko imigenzo y'idini ishobora gusimbura ijambo ry'Imana kubw'impamvu zabo. Yohana 17 umurongo wa 17 hari amagambo avuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Agahembe gato ubwami bwa Roma, ubupapa bwafashe iby'ukuri byose rubijugunya hasi. Ku murongo wa 23 rero igihe Daniel yaragiye gusobanurirwa, hari amagambo marayika amubwira iby'ubwami bw'ubupapa. Murongo wa 23 yaravuze gusobanura igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana zima. 24 imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari ize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Aya ni amagambo yerekeza ku bwami bwa nyuma, ubwami bwa Roma y'ubupapa. Marayika abwiye Danieli ngo uyu mwami w'umunyamwaga, igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, ubwami bwo mu isi bwenda guhanguka, Yesu Kristo yenda kwima ingoma ye, igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana zima. 24 imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari ize ubwe, azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. 25 uwo nshaka cyane, azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya.
Ndagira mbabwire ko nshuti bavandimwe, ubupapa Bibiliya igaragaza yuko imigambi yabwo buzayisohoza ariko binyuze mu kintu cyitwa uburyarya. Ndagira mbabwire yuko hari ikintu gikomeye cyane ubwoko bw'Imana bukwiriye kwitondera, kubera yuko gahunda z'ubupapa gusohora k'ubuhanuzi, gahunda zabwo si ikintu kizapfa kuza nk'uko abantu benshi cyane babitekereza, nk'uko abantu benshi cyane baba babyiteze, ahubwo ni ibintu biri tubwiye ngo bigomba kuza mu buryo bw'uburyarya. Ndagira mbabwire yuko nk'uko abayuda ngo batunguwe n'isohora ry'ubuhanuzi bwo kuvuga kwa Mesiya, kandi bari baramaze igihe kirekire biga imizingo yavugaga ibyo kuza kwa Mesiya, niko ngo abantu benshi cyane ibyo kuza kwa Yesu Kristo n'ubundi nabo bizabatungura, kandi abantu baramaze igihe kirekire biga ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo, ndetse biga ubuhanuzi bwa Daniel ndetse n'ibyahishuwe. Amateka y'ubwoko bw'Imana muri iki gihe neza nkunda kubabwira yuko ari ipica y'ibyabaye ku ishyanga ry'abayuda, nk'uko n'ubundi ku ishyanga ry'abayuda byabagendekeye, bakaba baramaze igihe kirekire biga ubuhanuzi, bari bafite ibintu bishyizeho, bari baragiye neza bashyiraho gahunda y'uburyo Mesiya agomba kuza ameze, y'uburyo agomba kuvukira mu ngo zikomeye. None ikintu gikomeye cyane cyabatunguye ni uko ibyo bintu byasohoye mu buryo batari biteze, maze ikintu cyabaye ku bayuda ni uko ibyo bintu byabacanze. Igihe ubuhanuzi bwasohoraga bwo kuza kwa Mesiya ntabwo bigeze babimenya. Ni nako bigiye kugenda muri ino minsi ya nyuma. Ndagira mbabwire yuko nk'uko biriya bivuze, ubupapa bwavuze ngo uyu mwami w'umunyamwaga azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya. Ntabwo ibintu bye bizaza bigaragara nk'uko abantu babyiteze. Abantu bagomba kuba maso cyane kugira ngo bamenye imikorere y'uyu mwami w'umunyamwaga. Azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya. Ndagira mbabwire ko nshuti bavandimwe, hari ikintu gikomeye cyane ngiye kubabwira. Abantu benshi cyane iyo tuvuga iby'itegeko ry'icyumweru baba batekereza ko wenda ari ibintu bizaza mu gihe kiri imbere, baba batekereza yuko wenda ibyo bintu ari ibintu bikiri kure cyane, ndetse abantu benshi cyane bakavuga bati twebwe ikintu dutegereje n'itegeko ry'icyumweru. Ariko reka mbabwire nshuti muvandimwe, nubwo bwose abantu bavuga icyo kintu, ntabwo basobanukiwe neza n'uburyo itegeko ry'icyumweru rigomba gushyirwaho. Itegeko ry'icyumweru ntabwo kigomba kuza ari ikintu kigomba guhita ko kibaho umunsi umwe, ahubwo itegeko ry'icyumweru ni urugendo rufite ahantu rutangirira ndetse rufite n'ahantu rwerekeza, kandi urwo rugendo rugiye rurimo amafaze atandukanye. Niyo mpamvu abantu benshi cyane iyo bavuga nk'itegeko ry'icyumweru ryo bategereje, ibyo bintu biba bitangaje, mu gihe itegeko ry'icyumweru amafaze yaryo hasigaye faze imwe gusa. Ndagira mbabwire ko itegeko ry'icyumweru twamaze kuryinjiramo, kandi mu gihe mvuze ibi bintu abantu benshi cyane nzi yuko bashobora guhita ko batekereza yuko wenda ndi kubabeshya, ariko itegeko ry'icyumweru twaryinjiyemo tugeze muri faze ya kabiri, ahubwo dusigaje kwinjira muri faze ya nyuma. Kandi kugira ngo ibyo bintu twumve neza, ndifuza kugusomera amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye. Igitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 404 ni icyiciro kivuga ngo intego z'ubupapa. Buriya abantu benshi cyane nifuje ko twiga iki cyigisho kugira ngo ubwenge burusheho gukora neza. Nababwiye ngo njye ndumva imirindi y'itangazo ry'icyumweru. Ahari wenda aho ushobora gutekereza yuko itegeko ry'icyumweru ari igihe nyine rizaba rimaze gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihe akarengane kazahita ko gatangira ko kuruka ku munsi w'icyumweru. Ibyo akaba ari byo utekereza nk'itegeko ry'icyumweru gusa, kugeza ubwo amafaze yose y'itegeko ry'icyumweru uyahagararamo ukagenda uyateramo intambwe. Ibyo bintu ntubimenye kandi ibintu bigeze kure cyane. Reka kumenera ibanga mubwire iby'iki kintu tugiye kwiga cyerekeranye n'itegeko ry'icyumweru. Intambara ikomeye cyo tuvuga ngo intego z'ubupapa ku ipaji ya 404 hari amagambo avuga ngo niba umusomyi yifuza gusobanukirwa n'uburyo buzakoreshwa mu minsi ya vuba. Ijambo ry'Imana ritubwiye gute? Riravuze ngo niba umusomyi, ubwo niba uri umusomyi umva icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Niba wifuza gusobanukirwa n'uburyo buzakoreshwa mu minsi ya vuba,
akwiriye gusoma amateka y'ibyakozwe na Roma mu binyejana byashize. Niba ashaka kumenya uko Papa n'Ubuprotestant bifatanyije bizagenza abanga gukurikiza inyigisho zabo, nareba umwuka Roma yakoresheje yanga isabato n'abayikomeza. Aha hari ibintu. Niba umusomyi yifuza gusobanukirwa n'uburyo bugiye kuzakoreshwa hashyirwaho itegeko ry'icyumweru, narebe neza uburyo Roma yabigenjeje mu mateka yashize. Kandi niba yifuza kureba uburyo Roma izarenganya, narebe uburyo Roma yakoresheje, kubera ko ijambo ry'Imana umubwiriza igice cya mbere ku murongo wa 11 hari amagambo avuga ngo ibyabaye nibyo bizongera kubaho, ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. None ubwo buryo Roma yakoresheje ni ubuhe? Ijambo ry'Imana hano aya magambo dusomye, iyo tubonye amagambo avuga ngo narebe uburyo Roma yakoresheje, niba yifuza kumenya urugendo rw'iteko ry'icyumweru uburyo rizashyirwaho, aya mateka y'ibya Roma mu gihe cyashize akwerekeza mu gihe cy'umwami bita Constantino, igihe itegeko ry'icyumweru ryashyirwagaho rikagirwaga. None ibyo bintu byagenze gute? Reka tujye mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje yaho ya 40. Nababwiye yuko iteko ry'icyumweru ubu ngubu twaryinjiyemo, kandi iteko ry'icyumweru rigizwe n'amafaze 3, kandi faze ya mbere yamaze gusoza. Ubu turi muri faze ya kabiri, tugiye kwinjira muri faze ya nyuma. Niyo mpamvu nababwiye ngo njye ndumva imirindi y'itegeko ry'icyumweru. Paje ya 40 mu gitabo cy'intambara ikomeye. Reka tuharebe, ariko mu gihe twiga iki cyigisho ndagusaba cyane ngo Mwuka w'Imana akorane n'intekerezo zawe, kandi akwereke umwiteguro ukeneye mu gihe turimo tubona neza yuko imirindi y'itegeko ry'icyumweru turimo tuyigisha amatwi yacu. Paje ya 40. Ubwo buryo bwakoreshejwe n'ubuherero tugiye kubureba. Banditse amagambo akomeye cyane, banditse amagambo akomeye cyane mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje ya 40. Baravuze ngo Satani bavuze amagambo akomeye. Reka turebe iby'ayo magambo. Paje ya 40 mu gitabo cy'intambara ikomeye baravuze ngo Satani amaze gukuraho icyo gikoresho gitahura ibinyoma kikabishyira ahagaragara, noneho yarabonye akito ko gukora ibyo yishakiye. Byari byarahanuwe ko ubupapa buzigira inama yo guhindura n'amategeko. Ibyo kandi ubupapa ntibwazuyaje kubikora mu gushaka guha abapagani bahindutse abakristo ingurane y'ibigirwamana basengaga. Bityo no kwemera kuba abakristo mu magambo gusa kwabo kugashyigikirwa. Ubu itorero ryagiye ryingizwamo gahunda yo kuramya ibishushanyo n'ibisigazwa by'imibiri y'abatunganiye Imana bo mu gihe cya kera. Aha ngaha bari kuvuga ku by'itorero ry'Iperugamo, kubera yuko Yesu Kristo ava kuri iyi si yasize itorero riboneye rya Efeso, itorero ry'intumwa, itorero ngo ritihanganiraga abanyangeso mbi. Ariko iryo torero rigeze mu mwaka w'100 ryavuyeho risimburwa n'itoro bita Simuruna. Ni abantu b'Imana ngo bihanganiye akarengane kandi bahamya Imana mu buryo budakebakeba, kugeza ubwo ijambo ry'Imana ryabagiranyije n'ishangi, kubera ko ishangi uyikandagiye irushaho gutamiriza cyane impumuro nziza, nk'ikimenyetso cy'uko abo bakristo ko barushaho kwicwa, niko impumuro y'ubukristo yabo yarushaho guhumurira abatuye isi, maze imbaga y'abantu benshi cyane bakarushaho guhindukirira Imana. Iryo torero ryahereye mu mwaka w'100 rigeza mu mwaka wa 313. Bari abantu banambye ku Mana. Hari amagambo ngira ngo basomere iryo torero ry'Isimuruna, igitabo cy'Ibyahishuwe igice cyaho cya 2. Ni amagambo nkunda cyane, kandi nsaba Imana ngo iduhe ubutwari cyane ko twinjiye mu bihe bidasanzwe, aho uretse Imana yonyine ikwiriye kuzi ikatwihangamo, imbaraga yayo ikarushaho kwihanga muri twe. Ndagira ngo mbabwire yuko nta yindi mbaraga yahangana n'igihe tugiye kwinjiramo. Niyo mpamvu dukeneye kwisiga ubusa, niyo mpamvu kwiyemera kose gukwiriye kuvaho, ahubwo tukayamanika, tugasanga Imana tukayisaba kuduhereza imbaraga. Nizo zishobora gutuma duhangana n'ibintu bikomeye cyane bidutegereje biri imbere yacu. Itoro ry'Isimuruna banditse amagambo akomeye cyane nkunda. Baravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna, wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti: uwa mbere n'uw'imperuka ari wapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Amen.
ngo bari barakeneshejwe, ngo bari baragiye ngo bari baranyuzwe buri kantu kose, kugeza ubwo ngo wabarebaga ku mubiri ukabona bananutse, amagufa agaragara, barabaye iminahi kubera gukeneshwa. Ariko Yesu Kristo aravuga ati nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, nyamara uri umutunzi, urantunze, ufite ubutunzi butagerwa. Ubwo butunzi Pawulo yigeze avuga, aravuga ngo ibyarindamo yanjye byose byambimukiye igihombo kubwo kuronka ubutunzi butagerwa aribwo Yesu Kristo. Mbega ukuntu iminsi dusohemo ari iminsi ikomeye cyane. Mbega ukuntu n'iki gihe nacyo n'ubundi turimo tugenda dukoza imitwe y'intoki mu bihe bisa n'ibyo. Mbega ukuntu abantu benshi cyane bashikamye ku Mana bagiye gukurwa mu byabo. Mbega ukuntu dukeneye kwihangana cyane kandi abantu bagashikama. Mbega ukuntu dukeneye uyu mwuka warangaga abantu b'itoro ry'Isimuruna. Maze Yesu Kristo aravuga ati uri umukene nyamara uri umutunzi. Nuko n'abita Abayuda atari bo ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Nutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyira bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Amagambo akomeye cyane ngira ngo usomere kandi utekerezeho. Ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzakwambika ikamba ry'ubugingo. Amen. Iyo Imana yari duhaye ubutwari muri iyi minsi, tugakiranuka kugeza ku gupfa, kuko tuzi yuko Imana Yesu Kristo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Iri torero ryahereye mu mwaka w'100 rigeza mu mwaka wa 313, maze iryo torero risimburwa n'itorero ry'Iperugamo. Perugamo bisobanurwa ngo ahirengeye. Kubera iki iryo torero ryo muri icyo gihe ryiswe ngo ahirengeye, nuko ubu Kristo muri icyo gihe akarengane umwami Constantino yahise ko akarengane karasubitswe. Kamaze gusubikwa, Roma y'abapagani igahagaritse, ihereza itorero ubwisanzure. Akarengane baragasubika, baragahagarika. None ubupagani buhita ko bwinjira mu Kristo, barifatanya. Icyo gihe umuyobozi wa leta yafashe gahunda yo guhereza umuyobozi w'itorero ubutegetsi, amwemerera kuyobora itorero na leta. Muri ubwo buryo itorero rihita ko ryihuza na leta, maze imigenzo yo gusenga ibigirwamana nk'uko twasomeraga mu gitabo cy'Intambara Ikomeye ihera ko yinjira mu itorero ry'Imana. Ibi none ibyo nari gusoma hano, nari maze gusoma amagambo avuga ngo itorero ryagiye ryigizwamo gahunda yo kuramya ibishushanyo n'ibisigazwa by'imibiri y'abatunganiye Imana bo mu gihe cya kera. Hanyuma inama rusange y'itorero yashyizeho iteka rishimangira ubwo buryo bwo kuramya ibishushanyo. Bakomeje bavuga amagambo ngo Intambara Ikomeye paji ya 40, mu kuzuza icyo gikorwa cy'agahomamunwa, itorero ry'i Roma ryahangaye gukuraho itegeko rya 2 mu mategeko y'Imana, ari ryo ribuzanya gusenga ibishushanyo, maze irya 10 barigabanyamo 2 kugira ngo umubare w'amategeko akomeze kuba 10. Bakomeje bavuga ngo uwo mutima wo kwemera ko imigenzo ya gipagani ikorwa no mu itorero watumye habaho ukundi gusuzugura ubutware bw'Imana bushijeho Satani yakoreye mu bayoboraga itorero batari bariyeguriye Imana, maze ahindura itegeko rya 4, agerageza gukuraho isabato yari yarabayeho kuva kera, ariyo munsi Imana yahaye umugisha kandi ikaweza. Maze mu cyimbo cyawo agerageza kwerereza umunsi mukuru w'abapagani bizizagaho, bawita umunsi ukwiye kubahwa w'izuba. Nimwumve amagambo rero. Kwikubitira uwo munsi ntiwahise uhindurwa mu buryo bugaragara. Mu myaka 100 make nyuma ya Yesu, abakristo bose bakomezaga isabato nyakuri. Reka nkubwire ikintu gikomeye cyane. Iyi ni faze ya mbere yo gushyiraho itegeko ry'icyumweru. Iki kintu cyaba muri 321. Muri faze ya mbere umuyobozi w'itorero yashyizeho itegeko ry'icyumweru, ariko amaze kurishyiraho isabato ntiyahera kikurwaho. Umuyobozi w'itorero yashyizeho itegeko ry'icyumweru, ariko isabato irarekwa ikomeza gusengwa. Iyo yitwa faze ya mbere y'itegeko ry'icyumweru. Kandi faze ya 2 ndagira ngo nyigusomere ikintu gitangaje cyane cyabayeho. Faze ya 2 mu gitabo cy'Intambara Ikomeye ku ipaji ya 405, ndagira ngo uyumve. Baravuze ngo
amateka yaciwe n'abami, imyanzuro y'inama z'abayobozi bakuru b'itorero n'amabwiriza yatanzwe n'itorero bishyigikiwe n'ubutegetsi bw'isi nibwo bwari uburyo umunsi w'ibirori by'abapagani wahabwaga umwanya w'icyubahiro mu itorero rya gikristo. Itegeko ryo guhatira abantu kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche ryashyizweho bwa mbere n'umwami Constantino mu mwaka wa 321 nyuma ya Kristo. Iryo teka ryasabaga ko abatuye mu mudugudu bose baruhuka ku munsi wihariye wo gusenga izuba, ariko rikemerera abaturage bo mu byaro gukomeza imirimo yabo y'ubuhinzi. Rero reka dusubire inyuma gatoya. Bwa mbere hano ku ipaji ya 40 mu gitabo cy'intambara ikomeye twabonye yuko umuyobozi w'itorero yashyizeho itegeko ry'icyumweru, ariko arishyizeho isabato ntiyahera kikurwaho. Iyo ni faze ya mbere. Ndagira mbabwire ko itegeko ry'icyumweru natwe faze ya mbere yaryo twayinjiyemo. Faze ya mbere yaryo natwe twayinjiyemo kubera yuko umuyobozi w'itorero Kiliziya Gatolika w'i Roma Papa Francis mu mwaka 2015 ndagira ngo mbabwire ko nawe yateye intambwe maze ashyiraho itegeko ry'icyumweru. Mushobora kumbaza muti mbese yarishyizeho ko ritigeze ritangazwa? Iryo tangazo rizaza muri faze ya gatatu y'itegeko ry'icyumweru, nk'uko umwami hano umuyobozi w'itorero yafashe gahunda yo gushyiraho itegeko ry'icyumweru, ariko igihe ryari rigiyeho isabato igakomeza ikaruhukwa. Niko natwe mu mwaka wa 2015 Papa Francis yanditse urwandiko rwa Gishumba yise Laudato Si, maze urwo rwandiko rwa Gishumba ku ngingo ya 237 hari harimo amagambo asobanutse neza avuga ngo ko kugira ngo ibidukikije, kugira ngo ibintu byose ihungabana ry'ibidukikije bibashe guhagarara, kugira ngo ibidukikije bisubire kuri gahunda, kugira ngo ibintu bigende neza turengere ibidukikije, hirindwe ibiza n'ibindi byinshi cyane bigenda byaduka, nuko abantu bakwiriye kuruhuka ku munsi w'icyumweru. Iyo nyandiko ndagira mbabwire yuko yayishyikirije abatuye isi bose. Iyo nyandiko niyo bita lettre encyclique cyangwa se encyclique, ni inyandiko zandikwa n'abapapa. Ubusanzwe izo nyandiko zahabwaga abakaridinari n'abasenyeri n'abandi bayobozi b'imiryango ya gikristo mu itorero Kiliziya Gatolika ry'i Roma, ariko iyo nyandiko ubwo yashyikirijwe abatuye isi bose. Biratangaje. Mu kwishyikiriza abatuye isi bose rero, ndabyibuka iyo nyandiko ikimara kwandikwa abayobozi b'amadini bose bayakiranye amashimwe. Abarutudobise ndabyibuka Ban Ki-moon 2015 umuyobozi wa ONU yayakiranye ubwuzu bwinshi cyane, avuga yuko yishimiye iyo nyandiko ya Papa Francis yo kwita ku bidukikije. Nababwiye ko uyu mwami azagira imigambi ituma bashikwa byose n'uburyarya. Ndagira mbabwire yuko nubwo bwose Papa Francis yitwaza igihinduka ry'ikirere, ariko iriya nyandiko ikigendere ni ugushyiraho itegeko ry'icyumweru. Bivuze muri iyo nyandiko rero Papa Francis yakoze igikorwa cyo gushyikiriza itegeko ry'icyumweru abatuye isi. Iriya na envelope yahaye abatuye isi kandi barayakiriye, bakira itegeko ry'icyumweru. Wakibaza ati mbese bayakiriye gute? Nyuma y'uko abayobozi batandukanye bagiye bagira ibyo bavuga kuri iyo nyandiko bayishima, perezida wa ONU, umuyobozi wa ONU akayishima, abayobozi b'amadini bose bakayishima, igiprotestanti yaguye. Ndetse ndibuka n'amagambo Barack Obama yavuze akomeye cyane, aravuga ngo icyo Papa Francis, nyandiko ya Papa Francis nawe rwose yarayishimye cyane. Ndetse aravuga ngo ndatekereza yuko Leta Zunze za Amerika zisabwa umuyobozi muri iyi nkundura. Maze arangije aravuga ngo ubwo uzadusura. Papa Francis icyo gihe yasuye Leta Zunze za Amerika ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 2015. Barack Obama aravuga ngo ubwo uzadusura tuzarushaho kuganira ku by'iyo nyandiko neza. Igihe Papa Francis yari ageze muri Kongere ya Amerika bamwakiranye ibyishimo, kandi Obama yaramubwiye ngo nubwo utazaba uri mu nama, ni inama yagombaga kwita ku by'imihindagurikire y'ikirere yabereye i Paris mu Bufaransa. Abantu benshi cyane mukunda kumva icyitwa ngo amasezerano y'i Paris yiga
ku by'ihinduka ry'ikirere. Iyo nama Obama yabwiye Papa Francis ngo nubwo utazaba uhari, ariko ubwo nzagera muri iriya nama mu by'ukuri nzaba ameze nk'ijwi ryawe ku bijyanye n'iyi nyandiko yita ku mihindagurikire y'ikirere. Iyo nama yarabaye, byasoje bayitoreye, iyo nyandiko ibihugu hafi ya byose birayemera uretse igihugu cya Amerika kitagiye mu masezerano y'i Paris, ariko nacyo kutajyamo n'ibihugu bitagiyemo bikeya. Ndagira ngo mbabwire yuko aba ari uburyo abajosuite bakoresha, bagira ihame ryitwa kujijisha, ihame ryitwa Hegeliyani, ihame rikereya impande ebyiri, aho uruhande rumwe rujya hano urundi ruhande rukajya hano, maze izo mpande zikamera nk'izihanganye, ariko n'ubundi ku iherezo ibyo bintu bari gukora bizasoza bibazaniye intsinzi. Abantu benshi cyane bashobora gutekereza bati Donald Trump yanze kujya mu masezerano y'i Paris. Ndagira ngo mbabwire ko nta muperezida wa Amerika upfa kujyaho mu buryo budateguye. Donald Trump na Barack Obama bose nta n'umwe urwaye undi, kandi ibyo bintu nabibabwira neza. Abantu benshi cyane batekereza yuko kuba Obama yari yemeye iby'iriya nyandiko ya Papa Francis maze Donald Trump yaza akanga kujya mu masezerano y'i Paris, batekereza yuko aba ari abantu barwanyanaga. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko bose ni umwe. Umugabo umwe bita, hari umugabo umwe bita Karoli Quigley, ni umugabo wigishije muri kaminuza y'abajosuite yo i New York yitwa Georgetown University. Ni umugabo wigishije abaperezida benshi bayoboye Amerika. Yigeze avuga amagambo mu gitabo cyitwa Tragedy and Hope. Aravuga ngo abantu bake cyane nibo bazi yuko iyi si yowe n'agatsiko k'abantu bake cyane. Ako gatsiko nanjye ariko mbarizwamo, kandi ako gatsiko yavugaga bari abajosuite. Arongera avuga amagambo akomeye cyane, aravuga ngo nta kintu gipfa kubaho muri politiki ari impanuka. Iyo icyo kintu kibaye abantu bajya bamenya ko icyo kintu biba byateguwe. Arongera avuga amagambo akomeye cyane, aravuga ngo abantu benshi cyane batekereza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe n'amashyaka abiri, ariko yaravuze ngo icyo gitekerezo ni igitekerezo gifitwe n'abantu bize uburere mboneragihugu gusa, ibyo twitaga education civique. Abo bantu nibo bafite iyo myumvire. Aravuga ngo mu cyimbo cyo kuba ari amashyaka abiri ayoboye Amerika, ni ishyaka rimwe ahubwo rikorera hamwe. Ibikorwa by'inyuma babikora kugira gusa ngo bacanganyikishe abantu, ariko n'ubundi ku iherezo ibyo bagendereye bose baba bari gutahiriza umugozi, baba bari gutahiriza umugozi umwe. Inshuti bavandimwe, none se reka mbabwire, natangajwe no kubona filime ya Simpson y'udutente yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2000, yagaragazaga neza uburyo Donald Trump yagombaga gutorwa muri 2016. Ngaho namwe nimwibaze uburyo Donald Trump gutorwa ko akaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2016, ibyo bintu byagaragajwe muri filime mu mwaka w'2000. Narabibonye ibyo bintu ndatangara cyane, ntera ko neza nemera amagambo kuko yavuzwe na Karoli Quigley yuko nta mashyaka abiri aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bose bakorera hamwe maze bagacanganyikisha abantu bakamera nk'abahanganye. Ariko n'iryaha nababwiye ryitwa Hegeliyani ry'abajosuite, aho bakereye impande ebyiri bakamera nk'abahanganye, nyamara izo mpande ebyiri zisa n'izihanganye. Ku iherezo umukino uzasoza n'ubundi bageze ku ntsinzi. Rero iyi nyandiko ya Papa Francis igihe yayiherezaga abatuye isi bose, maze ikakirwa mu nama y'umuryango w'abibumbye, abaperezida bose bakayakira. Ndagira ngo babwire yuko itegeko ry'icyumweru ryari rihawe isi, amvirope irunga itegeko ry'icyumweru, isi yose yarayakiriye binyuze muri iriya nyandiko ya Papa Francis yitwa Laudato Si. Iryo ni itegeko ry'icyumweru kuri faze ya mbere, nk'uko twasomye hano yuko n'ubundi mu gihe cya Constantino umuyobozi w'itorero yabanje gutangaza itegeko ry'icyumweru, ariko icyo gihe isabato ikomeza kumuhuka. Ni nako n'ubundi Papa Francis nawe yahereje amvirope abatuye isi binyuze mu nyandiko yitwa Laudato Si. Iyo nyandiko ikubiyemo ku ngingo ya 137 itegeko ry'icyumweru, kandi abatuye isi bose barayakiriye.
kandi iyo nyandiko yari imaze guhabwa abatuye isi nk'uko mu gihe cya Constantine isabato itahise ikurwaho, ni nako n'ubundi isabato itakuweho n'iyi saha ikiruhukwa. Ariko ndagira mbabwire ko faze ya mbere itegeko ry'icyumweru ryaratanzwe. Faze ya kabiri byagenze gute? Mu gihe cya Constantine, reka mvuge faze ya kabiri, hahise kwakurikiraho icyo bita amategeko y'icyumweru. Ubundi faze ya mbere itegeko ry'icyumweru ni uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa kandi rigatangwa, ariko isabato ntiyereke ikurwa ikakomeza kuruhuka. Faze ya kabiri itegeko ry'icyumweru ni icyitwa amategeko y'icyumweru. Ni ibikorwa byose bikorwa bigendereye kugira ngo itegeko ry'icyumweru rizashyirweho riba gahato, maze isabato iteka ikurwaho burundu. Iyo faze niyo turimo, kandi iyo faze nayo igiye gusoza, maze duhite ko dusakirana na faze ya nyuma, ariryo tangazo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gutangaza itegeko ry'icyumweru ni faze ya nyuma, maze hagahita kwakurikiraho akarengane ku muntu wese utubahiriza utaruhuka ku munsi w'icyumweru. Ni mu faze ya kabiri neza yakurikiyeho mu gihe cya Constantine, maze tubihuze n'ibiro muri iki gihe. Inyandiko yatubwiye ku ipaji ya 404 igitabo cy'intambara ikomeye cyo kivuga intego z'ubupapa. Niba umusomyi yifuza kumenya uburyo bugiye gukoreshwa kugira ngo itegeko ry'icyumweru rishyirweho, narebe ibyaranze amateka ya Roma mu gihe cyashize. None rero ubu turi ku kibuga cy'amateka ya Roma mu gihe cyo kwa Constantine, turimo turareba uburyo itegeko ry'icyumweru ryashyizweho, kandi ibyo bintu bigomba kutwereka ipica neza y'urugendo rw'itegeko ry'icyumweru. Faze ya kabiri yakurikiyeho n'iyihe? Baravuze ngo paji ya 40 igitabo cy'intambara ikomeye, yikubitira uwo munsi ni wahise uhindurwa mu buryo bugaragara. Mu myaka amagana make nyuma ya Yesu, abakristo bose bakomezaga isabato nyakuri. Bitaga cyane kubaha Imana uko bikwiriye, kandi kuko bizeraga ko amategeko yayo adahinduka, bagira umwete wo kwitondera ibyo yategetse. Ariko Satani yakoreye mu bakozi be akoresheje uburiganya bukomeye kugira ngo asohoze imigambi ye. Kugira ngo abantu barangamire umunsi wo ku cyumweru, uwo munsi wagizwe umunsi mukuru wo kwizihiza kuzuka kwa Kristo, bawugiragaho gahunda z'amateraniro. Nyamara bawufataga nk'umunsi w'ikiruhuko n'imyidagaduro, ariko isabato nayo bagakomeza kuyubahiriza nk'umunsi wera. Ngaya amategeko y'icyumweru aba yatangiye. Bakimara gutangaza itegeko ry'icyumweru, isabato ntiyahereye kivaho, nk'uko 2015 itegeko ry'icyumweru ryahawe isi, ariko isabato ntabwo yahise kivaho. Hakomejeho amategeko y'icyumweru. Mu gihe cya Constantine, umunsi w'icyumweru batangira ibikorwa byo kumenyereza abantu no kubakundisha, ngo batangira kuwukuraho gahunda z'imyidagaduro. Abantu benshi cyane ntibashobora kumenya ibintu biri kujya mbere. None si iyo mureba Car Free Day mutekereza iki? Hari igihe mutekereza ko Car Free Day ni gahunda ngaruka kwezi, ndetse igaruka kabiri mu kwezi, aho ibyumweru bibiri mu kwezi, ku munsi w'icyumweru hafatwa gahunda. Mujya mubibona muri Kigali amamodoka agahagarikwa, maze yamara guhagarikwa hakabaho icyo bita siporo rusange. Imodoka zose zigahagarara, ngo haba hariho gahunda yo kugira ngo ibyuka imodoka zadegajaga zakwirakwizaga birushaho kugabanuka, maze abantu mu by'ukuri barushaho gukora siporo, ikirere kirushaho guhumanuka. Ariko iyo gahunda muzi yuko isoza nyine abantu banakoze n'imyidagaduro. Ndagira mbabwire ko iriya gahunda abantu hari igihe bashobora gutekereza yuko wenda yaje bwa mbere ikomotse mu Rwanda, ariko iriya gahunda yaturutse neza mu masezerano, mu nama yabereye mu Bufaransa, mu masezerano y'i Paris ku byerekeye imihindagurikire y'ikirere. Mu gihugu cy'Ubufaransa nibo batangije iriya gahunda mu buryo bw'ibigaragara, ariko iriya gahunda yaje iri nk'igisubizo cy'ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Biratangaje kubona muri kino gihe cya Constantine n'ubundi haratangijwe gahunda z'imyidagaduro ku munsi w'icyumweru, ariko mu buryo bwo kumenyereza abantu umunsi w'icyumweru. Biratangaje kubona n'ubundi nyuma y'uko itegeko ry'icyumweru Papa Francis umuyobozi w'idini amaze kurihereza abatuye isi bakaryakira, n'ubundi uburyo bwo kumenyereza abantu icyumweru tubona n'ubyuko n'ubundi
ibihugu byatangiye gutegura gahunda z'imyidagaduro ku munsi wo ku cyumweru. Iyo ni faze ya kabiri yitwa amategeko y'icyumweru. Reka masomere iby'ayo mategeko y'icyumweru, uburyo agomba kurushaho gukaza umurego muri faze ya kabiri, ariko ari gutegurira ku itegeko ry'icyumweru rigirwa gahato, itegeko ry'icyumweru ritangazwa maze bigahita ko bihinduka gahato, abantu bose bagahatirwa kuruhuka kuri uwo munsi. Intambara ikomeye, paji ya 405. Reka dukomeze twumve. Uko ubupapa bwakomeje gushinga imizi, niko n'umunsi w'icyumweru wakomeje guhabwa ikuzo. Nyuma y'igihe gito abaturage bakomeje imirimo yabo y'ubuhinzi, igihe babaga batagiye mu rusengero, maze umunsi wa karindwi ugakomeza gufatwa nk'isabato. Ariko ihinduka rigakorwa buhoro buhoro. Ihinduka rigakorwa buhoro buhoro. Abakozi bo mu nkiko babujijwe guca imanza z'abaturage ku munsi wa mbere w'icyumweru. Nyuma yaho gato, abantu bose bo mu nzego izo arizo zose bategekwa kureka imirimo yose, maze abakoze ku cyumweru, abatari inkorera gahato bagacibwa ibihano, naho abagaragu bagahanishwa gukubitwa ibiboko. Nyuma yaho haje gutanga itegeko ko abakire bazagira umurimo wose bakora ku cyumweru bazahanishwa igihano cyo kunyagwa kimwe cya kabiri cy'umugabane w'ubutunzi bwabo, maze batava ku izima bakazahindurwa inkorera gahato. Abakene bo hasi bagombaga gucibwa mu gihugu buheriheri. Hakurikiyeho kwitabaza ibitangaza by'ibihimbano. Muri ibyo bitangaza havuzwemo icy'umugabo umwe ngo wagiye mu murima guhinga ku cyumweru, afata icyuma cyo guhanagura igitaka ku isuka ye, cya cyuma ngo kimushinga mu kiganza, akimarana imyaka 2 akigendana, aribwa cyane kandi afite isoni nyinshi. Ndagira mbabwire yuko iyi faze ya kabiri yitwa amategeko y'icyumweru, ubundi hahita kuhatangirwa ikintu cyitwa ibinyoma by'ibihimbano. Nk'uko reka mbabwire, nimukomeza gusoma hano, ikintu cya mbere ngo bavuze yuko ngo hari umuntu wishinze icyuma, ngo ariko icyo cyuma kuba cyaramushinze mu kiganza ari guhinga, ngo nuko yari yahinze ku munsi w'icyumweru. Icyo ni ikinyoma cyahiye. Ikindi cya kabiri hano hepfo bavuze ni uko hari umuntu wagiye gukora ku munsi w'icyumweru, maze ngo inkuba ikamukubita, ngo ibyo bintu bikaba byarabaye kubera ko yakoze ku munsi w'icyumweru. Icyo nacyo ni ikinyoma cyahimbwe kugira ngo abantu barusheho gutinyishwa umunsi w'icyumweru, barusheho kuwubaha. Ndagira mbabwire yuko rero ibyo bintu n'isaha biriho. Niba mubyibuka, ejo bundi coronavirus itangira mu mwaka 2020, nko mu kwezi kwa 9 kwa 2020, igihe hari hatangiye igihe ngarukamwaka cyahariwe kwita ku byaremwe, icyo bita season of creation. Ndibuka ko Papa Francis nibwo yafashe amagambo, yavuze amagambo akomeye cyane, aravuga ngo impamvu icyorezo cya coronavirus kiriho nta yindi mpamvu ibitera, ni isi iri kwivumbura kubera yuko isi yimwe ikiruhuko. Impamvu isi mu by'ukuri iri guteza ibyorezo n'icyorezo cya coronavirus, ibyo bintu ngo biri guterwa n'uko isi itahawe ikiruhuko cy'icyumweru. Ibyo binyoma byose rero birimo birakoreshwa muri iki gihe kugira ngo abantu barusheho gutinya umunsi w'icyumweru kandi bawugandukire, nk'uko n'ubundi ibinyoma byagiye bikoreshwa mu gihe cya Constantine muri faze ya kabiri y'itegeko ry'icyumweru yo kumenyereza abantu umunsi w'icyumweru. Ndagira mbabwire yuko muri iyi faze ya kabiri ibintu byabayemo neza, bisa neza n'ibintu bigomba kubaho mu gihe cyacu ndetse biri kubaho. Murabona yuko hakerewe ibintu byitwa ibinyoma. N'ubu ngubu ibinyoma biriho. Icya kabiri, umunsi w'icyumweru washyizweho imyidagaduro. N'ubu ngubu imyidagaduro iriho. Icya gatatu, umunsi w'icyumweru watangiye kugenda wubahirizwa ahantu hamwe na hamwe, ngo mu mijyi imwe, ngo ariko mu byaro ntiwubahirizwe. Uko niko natwe bimeze muri iki gihe. Hari ibihugu bimwe na bimwe byamaze gushyiraho itegeko ry'icyumweru nka za Polonye, ariko ahandi rikaba ritari ryahindurwa itegeko. Faze ya kabiri y'itegeko ry'icyumweru mu kumenyereza abantu itegeko ry'icyumweru ni uko igomba kugenda, hagomba kugenda hajyamo ibikorwa bigamije kugenda bihindura abantu mu kuzubahiriza, mu kugenda bahindurirwa mu kumvira itegeko ry'icyumweru.
kugira ngo umunsi rizatangazwa abantu bazabe bari kure, abantu bazabe biteguye guhita ko bakira ikimenyetso cy'inyamaswa. icyo kintu nuko kimeze nshuti bavandimwe. ndabyibuka cyane uburyo muri 2018 murumva ko iteko ry'icyumweru nyine umuyobozi w'itoro Gatolika ry'i Roma yarihereje abatuye isi muri 2015. nyuma y'imyaka 2018 Polonye nibwo mu by'ukuri iryo tegeko yaritangije mu gihugu cyayo, kandi igihe yaritangizaga hano nasomye amagambo ku ipaji ya 105 mu gitabo cy'intambara ikomeye, bavuze ngo bagaragaje yuko abanyamategeko aribo bantu bahatiwe bwa mbere kubahiriza iteko ry'icyumweru, kandi biratangaje kubona mu gihugu cya Polonye muri 2018 igihe barishyiragaho n'ubundi abo bita lawmakers bashyiraho amategeko ndetse na za trade union, ibigo by'ubucuruzi, ndetse abo bantu aribo n'ubundi bahereye kubahatirwa gushyira mu bikorwa gahunda ijyanye n'iteko ry'icyumweru, ko nta bintu bagomba gukora ku munsi w'icyumweru. ibi bintu birasa neza n'ibintu byabaye mu gihe cya Constantine. niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo niba umusomyi yifuza kumenya uburyo buzakorera, nagenda asome neza urugendo rw'iteko ry'icyumweru mu gihe cyo kwa Constantine. none rero nshuti bavandimwe, reka mbabwize ukuri yuko ubu twinjiye mu itegeko ry'icyumweru. faze ya mbere twayivuyemo 2015, ubu turi muri faze ya kabiri. ubu hariho kumenyereza, hariho gukorwamo amanama atandukanye. ubundi faze ya mbere itegeko ry'icyumweru rigomba guhabwa abatuye isi. faze ya kabiri hagomba gukorwamo ibintu bitandukanye byinshi cyane: ibinyoma, imyidagaduro, kumenyereza abantu. amategeko y'icyumweru akagenda atangazwa mu bihugu bimwe na bimwe, n'amanama akomeye cyane atandukanye agendereye kugira ngo itegeko ry'icyumweru abantu niramuka ritangajwe bazabe biteguye guhita kuba byakirana amaboko yombi. faze ya gatatu rero ari abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo niyo dutegereje, itegeko ry'icyumweru twari ryinjiramo ngo ntiryari ryatangazwa. reka mbabwire, imyiteguro y'itegeko ry'icyumweru yitegurwa muri faze ebyiri za mbere. aho niho abantu baba bakwiriye kujya imbere y'Imana bakabaza Imana icyo bakwiriye gukora n'umwiteguro ukenewe. faze ya gatatu yije, umuntu wese utariteguye muri faze ebyiri aba agomba guhita akatungurwa, kandi aba ameze nk'umuntu umujura atunguye nijoro nta gikoresho na kimwe afite cyo kwirwanaho no kwitabara. ubwo muntu ibyo biba bibabaje cyane, kandi uyu muntu ibyo bizaba bibabaje cyane. faze ya gatatu y'itegeko ry'icyumweru ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kuzahagarara zitangaza iteko ry'icyumweru, ariko icyo gihe nizimara gutanga iteko ry'icyumweru ntacyo umuntu azaba cyongeye gukora atakoze mbere. azaba agomba kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa uko byagenda kose, niba atarabaye maso muri faze ebyiri zabaye. faze ya kabiri igiye gusoza, kandi ku bantu bakurikirana amakuru ndagira mbabwire yuko faze ya kabiri igiye gusoza. abantu bakeneye kwitegura ifaze ya gatatu, kandi iyo faze ya gatatu nta wundi mwiteguro mu by'ukuri abantu bazaba bakwiriye no kuba bafite, uretse yuko buri muntu wese uburyo yitwaye mu gihe cyabanje bizahita ko bigaragaza umugabane agomba guhagararamo. reka rero twerekera ku musozo mbasomera amagambo ajyaniranye n'ibya faze ya gatatu ikintu kizabaho. ariko iyi faze ya gatatu abantu bakwiriye kuba bari kuyitegura, kuko izaza nta kongera kugisha abantu inama. izaza itakikuraho itegeko ry'isabato, izaza itakwishyiraho itegeko ry'agahato k'icyumweru, kandi utabyubahirije wese azicwa. niyo mpamvu mu gitabo cy'Ibyahishuwe cya 13:15 bavuga iby'inyamaswa yavuye mu nyanja ishushanya ubwami ubupapa, bakavuga n'inyamaswa yavuye mu gitaka ishushanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakavuga ko inyamaswa yavuye mu gitaka igomba guhereza ububasha inyamaswa yavuye mu nyanja. maze ku murongo wa 15 bakavuga amagambo akomeye cyane avuga ngo iyo nyamaswa yavuye mu gitaka ihabwa igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Isi mike cyane igishushanyo cy'inyamaswa tuzabireho n'ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko mu minsi mike cyane
inyamaswa cyamaze kuremwa cyaremwe muri 2017 tuzabireba, ariko mu minsi mike cyane iyi nyamaswa yavuye mu gitaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka kigahita ko kivuga kikicisha abatakiramya bose. Itegeko ry'icyumweru rigiye gutangazwa, itegeko ry'isabato rikurweho, itegeko rya kane mu mategeko y'Imana, maze itegeko ry'icyumweru rigirwa agahato ku muntu wese agomba kuruka ku munsi w'icyumweru, utabyemera ahanishwa igihano cy'urupfu cyicisha abatakiramya bose. Iyo ni faze ya nyuma y'itegeko ry'icyumweru. Mu gitabo cy'ibyakozwe mu minsi y'imperuka paje 450 baranditse baravuga ngo vuba cyane hazashyirwaho amategeko yo kuruka ku cyumweru ku gahato, kandi abantu bari mu myanya yiringirwa bazagwa nabi itsinda rito ry'abizera bitondera amategeko y'Imana. Ubuhanuzi bwo mu Bwahishwe igice cya 13 buvuga ko ubutegetsi bushushanywa n'inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Ya nyamaswa yavuye mu gitaka, Byahishwe 13:11, bwahatiraga isi n'abaturage bayo kuramya ya nyamaswa ya mbere ariyo bupapa. Aho ngaho bushushanywa n'inyamaswa isa n'ingwe. Ubu buhanuzi buzasozwa ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahatira abantu kuruka ku cyumweru dimanche, ibyo Roma ifata nk'ikimenyetso cy'ubutware bwayo. None rero nshuti bavandimwe, reka mbabwire mu gihe turi kugera ku musozo, nababwiye amagambo ari muri igice cya 8 ku murongo wa 26 tugakomeza yuko ubwami bwa nyuma kuri iyi si, ubwami bw'ubupapa ubwagereranywe n'umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana. Nababwiye amagambo ngo azagira imigambi ituma abashwa byose n'uburyarya, kandi ababwiye amagambo akomeye cyane ko uzi ubwenge wese ari uzitegereza ibyo, uwitonda wese ari uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye, abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abakiranirwa ngo bazazigwamo. Rero tuti muvandimwe, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Dukeneye kubaha Imana kuri buri ntambwe yose, tukagendera kuri buri mucyo, kuko nibwo n'undi mucyo ushobora kudutazukira, tukamenya ibintu byenda kuba, ibintu byenda gukurikiraho, uko ibintu bisimburana, tukamenya uko ibintu bigiye gukurikirana. Mu gitabo twifuzwe byose ku ipaje 34 bavuga ku magambo Yesu Kristo yavuze ngo hahirwa afite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Bavuze amagambo kuri iyo paje ya 34 ku cyiciro cyo ku musozi, baravuze ngo kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'iby'umwuka byo mu ijambo ry'Imana, ni uko tugomba kubanza gutsinda icyaha cyose kiri mu mitima yacu, kandi tukagendera muri buri mucyo wose ijambo ry'Imana riduhishurira. Ibyo nibyo bishobora kudutazurira imbere, maze tukabasha gusobanukirwa n'undi mucyo wose Imana yohereza. Tuti bavandimwe, iki ni igihe cyo gusenga cyane. Ntimwishuke mwibwira yuko hari hakiriho igihe kirekire cyane, aho mugitegereje kuzagira imyiteguro mu bihe biri imbere. Igihe ni iki? Itegeko ry'icyumweru rigeze kure cyane, kandi imirindi y'itegeko ry'icyumweru ndimo ndayumva. Nababwiye ko faze ya mbere yasoje, nababwiye ko ubu turi muri faze ya kabiri, kandi faze ya kabiri igiye gusoza. Ubu tugiye gusakira na faze ya gatatu, kandi faze ya gatatu yo ni faze idasanzwe. Mu rukurikirane rw'ibyigisho tuzavuga ku by'inama iri kubera mu Bwongereza i Glasgow muri Scotland, COP ya 26. Ni inama nayo ibyayo bitizewe. Ndagira ngo mbabwire yuko muri iyi nama hashobora gufatwamo imyanzuro ikomeye cyane, kandi iyo twumvise abayobozi bose ikintu bari kugenda bahurizaho abenshi ndetse mu bakomeye, ni uko iyi nama igomba kuvamo ikintu kigeza abantu ku itegeko ry'icyumweru. Rero nubwo tutahita ngo tubyanzura ngo tubihamye, ariko inyandiko abantu bo bivugira ndetse n'amasipici abayobozi bagenda batanga aratwereka yuko tugeze mu bihe byo gusenga cyane no gushaka umwiteguro wo mu mutima, no gushaka umwiteguro wo mu mutima. Tuti bavandimwe, ndabinginga cyane ngo murusheho kuba maso, ndabinginga cyane ngo ibi bintu nk'uko inyandiko yatubwiye ngo niba twifuza kumenya uburyo Roma igiye gukoresha, nidusubire mu mateka turebe ibyakozwe mu gihe cy'umwami Constantine. Ubwo buryo nabubabwiye, umuyobozi w'itora yabanje gutangaza itegeko, ariko isabato iragumya irubahirizwa. Uko niko byagenze. Envelope Papa Francis yayireje abayobozi b'isi,
muri 2015 munyuze mu nyandiko bitaro Gatosi baza abayobozi b'isi bose bakira iteko ry'icyumweru kandi isabato twakomeje kwiruhuka n'ubu turacyabyemerewe nguko mu gihe cya Constantino hakurikiyeho gahunda yo kugenda bamenyereza abantu icyumweru hagakorwa gahunda z'imyitozo ngororamubiri ku munsi w'icyumweru hagahimbwa ibinyoma bitangaje cyane ndetse ahantu hamwe na hamwe mu mijyi iteko ry'icyumweru kubahirizwa hano ntihubahirizwe niko natwe ibyo bintu bimeze niko natwe ku munsi w'icyumweru mu masezerano y'i Paris yabaye muri 2015 mu nama yabereye mu Bufaransa Paris Agreement on Climate Change amasezerano y'i Paris ku ihindagurika ry'ikirere yasoje hatangijwe gahunda mu bihugu bimwe na bimwe aho ibyumweru bimwe na bimwe byagiye biharirwa gahunda yo kwidagadura iyo twitwa nka car free day kandi hatangiye kuvugwa ibinyoma bitandukanye aho Francis avuga ati rwose ibibazo byinshi cyane akagenda bihuza nuko ngo abantu bataruka ku munsi w'icyumweru kandi tukaba tugenda tubona mu bihugu bimwe na bimwe byaramaze gushyiraho iteko ry'icyumweru kandi ikindi kintu cyabaho mu gihe cya Constantino n'amanama agiye atandukanye cyane yakomeje gukorwa kandi n'iyi saha hari amanama menshi cyane tubona inama nyine yabaye muri 2015 tubona kopu ya 21 yigaga ku mihindagurikire y'ikirere kandi bavuga yuko igisubizo cy'ibyo bintu ari itegeko ry'icyumweru tubona iyi kopu ya 26 inama yatangiye ejo bundi ku itariki ya 1 ukwezi kwa 11 ikazasoza ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 naho intero y'abayobozi b'isi yose barimo baravuga yuko igisubizo ku ihindagurika ry'ikirere ari uko isi igomba guhabwa umunsi wo kuruhuka igihe kirihuta cyane kandi ubahana ibintu bigeze birakomeye cyane none rero nshuti bavandimwe ndabona yuko igihe kiri bugufi cyane kandi yuko dukeneye kwitegura ndumva imirindi y'itegeko ry'icyumweru reka ubwo dusoza iki cyigisho dushaho kurarikira umuntu wese kuba maso no kurushaho kwitegura kandi no kurushaho kuvuza impanda mu buryo busobanutse no kurushaho gusaba imbaraga yo kuvuga ashize amanga kugira ngo abatuye isi babashe kuburirwa muri kano kanya ibyo ngibyo nibyo nisabiye kandi nawe nibyo gusabiye mu izina rya Yesu amen kadusenga Imana Mana yacu turagushimiye tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi tugushimiye yuko abanye natwe muri kino cyigisho urushaho kutugenderera kandi urushaho kutwumvisha igikwiriye n'icyo gukorwa mu gihe nk'iki ubwo isi irimo ikama amakuru twari turimo tureba icyisho kivuga ngo ndumva imirindi y'iteko ry'icyumweru reka mwuka w'Imana arushaho gukorana n'umutima n'umwe wese kugira ngo abantu barusheho kumenya neza isaha duhagazemo tugeze kuri faze ikomeye cyane y'iteko ry'icyumweru none rero mwami mwiza uturinde kwishuka kwibwira ko hari wenda hari ibintu dutegereje bidasanzwe mu gihe ibintu bigeze kure umwanzi ageze kure twogaruna ngaho bana natwe ugomeze kugendera imitima yacu mu izina rya Yesu amen.